Yesu nashimwe cyane nongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye gushimira Imana kakanya ko tugihumeka, ko turi bazima, izina ryayo rihabwe icyubahiro, kandi ndashima Imana ko namwe ikibarinza aho muri. Ni iby'igiciro gikomeye, ni iby'agaciro gakomeye kuba tuba turi bazima, kuko hari benshi baba bifuje aka kanya kuba bahari, baba bafite gahunda nyinshi baba barapanze ariko ntibibakundire. Twegere ntacyo tuba twatanze, ni ubuntu bwayo, ni urukundo rwayo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Twatangiye igitabo rero cya Daniyeli, igitabo cyiza cyane kirimo amagambo meza cyerekana uburyo Imana yacu ari Imana ishobora byose. Twasomye inkuru havugamo amagambo ya Daniyeli, ya Meshake na Abedenego na Saduraka. Twabonye uburyo banze kuramya igishushanyo cy'umwami, umwami akarakara cyane akavuga ati nimutakiramya turabajugunya mu muriro. Twabonye uko byagenze. Ni ukuri Imana yacu irakomeye, ni Imana ikomeye, bituma na Nebukadineza aramya yuko Imana ya Daniyeli, Imana ya Meshake, Imana ya Saduraka na Abedenego ariyo Mana y'ukuri, ariyo Mana isumba byose. Ni ukuri kandi koko ni Imana yacu ntabwo ari ikigirwamana, kuko ni Imana ivuga, ni Imana ikora, ni Imana yumva, ni Imana ireba. Ariko ibigirwamana nta kintu na kimwe byakumarira, ni igishushanyo gusa biba biri aho, niyo ubibwiye nta kintu na kimwe biba byumva. Rero dufite Imana ikomeye, dufite Imana ishobora byose. Ikibazo waba ufite aka kanya uri kunyuramo, wibuke ko dufite Imana ishobora byose. Wibuke ko dufite Imana ishobora byose. Icyo kibazo cyawe iragishoboye, ntucike intege, ntuyiveho, isaha yawe nigera izagusubiza. Rero tugeze ku gice cya 6. Haravuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abatware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nitubibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati Mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese utari wowe asabye inyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none nyagasani, hamya iryo tegeko, ushyireho ukuboko urwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguwe yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Babagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka
iragukiza. Amen. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Amen. Ariko ibaza Imana ibasha gufunga umunwa w'intare, ni ukuvuga ngo ikibazo cyose waba ufite ni ukuri ntago cyananira Imana, kuko hari abantu bajya mu bibazo bikomeye bakiheba bakarakarira Imana bakayivaho, ariko ndashaka nkubwire ngo Imana ibasha gufunga akanwa k'intare, ifite ubushobozi bwo gufunga akanwa k'intare, nta kintu na kimwe kijya kinanira. Icyo usabwa ni ugusenga, ni ukuyizera, hanyuma ukayizera ugategereza. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye. Amen. Kuko yari yiringiye Imana ye. Amen. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagira mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Shizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli. Amen. Bahindire imishitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Amen. Ni irokora igakiza, ikora ibimenyesto n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro mu Peresi, Daniyeli agubwa neza. Amen. 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 Igice cyiza cyane. Reka dukomeze n'igice cya 7. Haraga ngo Daniyeli arota inyamaswa enye. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami wa Babuloni, Daniyeli yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Aherako yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, igahagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe. Umugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe ine, ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, icyonshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Umurongo wa 9 ku gice cya 7 haraga ngo Daniyeli abona umukuru nyiribihe byose. Nkomeza kwitegereza kugeza aho banshiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru nyiribihe byose aricara. Imyambaro ye yaraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe ye y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa.
uwo mwanya ndangarira ijwi rya rya hembe ryavugaga amagambo akomeye. Nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe, umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro, igatwikwa. Za nyamaswa zindi zinyaga ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Amen. Umurongo wa 15 igice cya 7 haraga ngo gusobanura inzozi za Daniyeli. Ngewe Daniyeli, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashira y'ikinyoma y'ibyo byose. Arabimbwira, ansobanurira impamvu zabyo. Ati, izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bubu bwabo iteka ryose. Mpera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yariteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze rya atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye, agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora, abera bahabwa ubwami. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzancoshomera isi yose, buyisiribange, buyimenagure. Kandi ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazabasa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumareho, burimburwe kugeza ku mperuka. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bwisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya wikorera bayumvire. Kandi ubutware bwose buzajya wikorera buyumvire. Ayo magambo agarukiye aha. Ariko jyewe ubwanjye Daniyeli, ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane, bituma mu maso yanjye hahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Igice cya 8 haraga ngo Daniyeli yerekwa iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Mu mwaka wa 3 umwami Berushazari ari ku ngoma, ngewe Daniyeli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Nkerekwa ibyo, nagize ngo ndi ibwami Ishushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Urayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe 2 ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari 2 yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, irirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishamye, yerekeye burasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuziyikiza. Yagenzaga uko yishakiye, ikagira imbaraga. Nkibyitegereza, mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe 2 nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kwihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi, irayisiribanga. Ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane,
imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika. Mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekeranywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati, bizageza iminsi 2,300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabona kwezwa. Umurongo wa 15 ku gice cya 8 ngo Daniyeli asobanurirwa ibyo yeretswe. Nuko jya ubwanjye Daniyeli maze kubona ibyo neretswe ibyo, ngashaka kubimenya, ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimpagaze imbere. Maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Urayi, arahamagara ati, Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Nuko ansanga aho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati, umva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana nk'usinziriye uko nakubamye, ankoraho arambyutse. Arambwira ati, umva, ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya ku mperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazaba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'uwa mbere. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika nta umukozeho. Ibyerekanywe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira ni iby'ukuri, ariko ujye ubizigama kuko ari iby'igihe gishize kera. Nuko gihe Daniyeli mera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye. Buke ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Igice cya 9 haravuga ngo Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimiswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludaya muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashemwe ko ari 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa. Nambara ibigunira nisiga ivu. Senga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yawo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turashiteshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani gukiranuka n'ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose, ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho.
umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye, nitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko i Yerusalemu hagenshejwe. Ibyo byago byose byadusohoyeho nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Nicyo cyatumye Uwiteka atugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ari ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvira. Noneho Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro kugeza ubu, twaracumuye dukora nabi. Nyagasani ndakwinginze, kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe i Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko i Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwa ba sogokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, hwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse, n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe. Kuko ibyo twakwingingiye tutabigushize imbere, twishingikirije ku gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva Nyagasani, babarira. Nyagasani, twumvire. Nyagasani, ugire icyo ukora, ntutsinde. Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Umurongo wa 20 ku gice cya 9 aravuga ngo iby'ibyumweru 70. Nuko nkivuga senga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho. Arambwira anyigisha ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira, kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wawe, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka rw'iteka. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye. Maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka. Niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Imana idufashe cyane. Igice cya 10 aravuga ngo Daniyeli abona ubwiza bw'Imana ararabirana. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Daniyeli wahimbwe Beluteshazari hari icyo yeretswe, kandi cyari cy'ukuri, ari cyo ntambara zikomeye. Amenya icyo ari cyo, ibyo yeretswe biramusobanukira. Muri iyo minsi igihe Daniyeli namaze ibyumweru 3 nzira, nta mutsima naryaga, nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasambiraga, kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Ariko ku munsi wa 24 ukwezi kwa mbere,
nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeli. Nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yarakenyeje izahabu nziza yacukuwe ufazi, kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso ye hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenywe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ni jye Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigara aho jyenyine, mbona ibyo nerekanywe bikomeye. Sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore, ndatentebuka. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye, nkiryumva ngwa nubamye, ndarabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Arambwira ati, yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka wemye. Yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka, mpagarara ntengurwa. Aherako arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bwami bw'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gishize kera. Amaze kumbwira aya magambo, ncurika umutwe ndumirwa. Maze haza uwasaga n'umwana w'umuntu, akora ku munwa wanjye, mpera ko mbumbura akanwa kanjye ndavuga. Mbwira uwari umpagaze imbere nti, databuja, ibyo neretswe ko byatumye imibabaro yanjye ingarukamo nkabura intege. Mbese nkanjye umugaragu wawe nabasha nte kuvugana na databuja ko nta ntege ngifite kandi ntagihumeka neza? Uwasaga n'umuntu arongera ankoraho arankomeza. Arambwira ati, yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe. Komera koko, komera. Tukivugana mera ko ndakomezwa, ndavuga nti, databuja, vuga kuko unkomeje. Arambaza ati, uzikizanye aho uri? Dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'Ubuperesi, nimara kugenda umwami w'Ubugiriki arahera kwaze. Ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri, kandi abo nta wundi dufatanyije kubarwanya keretse Mikayeli umutware wanyu. Umurongo igice cya 11 haraga ngo intambara z'umwami w'Ikusi n'umwami w'Ikasikazi n'ibindi. Kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mu Medi, nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza. Nuko none ngiye kukwereka iby'ukuri. Hazima abandi bami batatu b'Ubuperesi, ariko wa kane uzima azarusha ba batatu bose ubutunzi cyane. Namara kugwiza imbaraga no ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Kandi hazima umwami ukomeye uzategekesha imbaraga nyinshi, agenza uko yishakiye. Namara gukomera, ubwami bwe buzatagarana, bugabanywemo mu birere bine byo mu ijuru, kandi ntibuzazungurwa n'urubyaro rwe, ntibuzategekwa nk'uko yari asanzwe abutegeka, kuko ubwami bwe buzakurwaho hakazima abandi batarabe. Nuko umwami w'Ikusi azakomera, ariko umwe mu batware be azamurusha amaboko, ahereko atware, kandi ubutware bwe buzakomera cyane. Niyashira imyaka bazuzura, kuko umukobwa w'umwami w'Ikusi azasanga umwami w'Ikasikazi kugira ngo abuzuze. Ariko uwo mukobwa azabura imbaraga z'amaboko ye, uwo mugabo nawe ubwe ntazahagarara ngo akomere, n'amaboko ye nayo nuko. Ariko uwo mukobwa azatanganwa n'abamuzanye n'umubyeyi we n'uwamukomezaga icyo gihe. Ariko umwe wo mu rubyaro rwe wakomotse ku gishitsi cye azahaguruka yima ingoma ya sekuruza. Azajya mu ngabo yinjire mu bihome by'umwami w'Ikasikazi, abigirire uko ashaka, yerekana imbaraga ze. Ndetse n'imana zabo azazijyanaho iminyago muri Egiputa, n'ibishushanyo byagijwe n'ibintu byabo byiza by'ifeza n'izahabu, kandi azamara imyaka aretse umwami w'Ikasikazi. Hanyuma uwo mwami w'Ikasikazi azatera igihugu cy'umwami w'Ikusi, maze asubire mu gihugu cye. Buke abana be bazateranya imitwe y'ingabo nyinshi batabare. Izo ngabo zizatera zisandare nk'umwuzure w'amazi, zikwira igihugu, nizimara guhitanya zizagaruka
zirwana zihindurana igihome cy'umwami w'ikusi, maze umwami w'ikusi azarakara, azasohoka arwane n'umwami w'ikasikazi, azagaba ingabo nyinshi, maze ingabo z'umwami w'ikasikazi zizagaruzwe umuheto n'umwami w'ikusi. Umwami w'ikusi namara kunesha izo ngabo azishyira hejuru, ariko nubwo azaba arimbuye abanyizovu nyinshi ntazaba anesheje rwose, kuko umwami w'ikasikazi azagaruka akagaba ingabo ziruta iza mbere, kandi ntihashira imyaka azazana n'ingabo nyinshi n'ibintu byinshi. Icyo gihe benshi bazahagurutswa no kurwanya umwami w'ikusi, kandi ab'ingunguzi bo mu bwoko bazaguruka kugira ngo basohoze ibyerekanywe mu nzozi, ariko bazagwa. Nuko umwami w'ikasikazi azaza atera umudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye zikomeye, azazirundaho ikirundo cyo kuririraho ahereko awutsinde. Ingabo z'umwami w'ikusi ndetse n'intore ze ntizizamushobora, ntizizagira amaboko yo kumwimira, ahubwo uzaba ahateye azagenza nk'uko ashaka, kandi ntawe uzamuhagarara imbere. Nuko azahagarara mu gihugu gifite ubwiza arimbuze ukuboko kwe. Nyuma azagambirira kuzana n'ingabo z'igihugu cye cyose, maze azikiranure n'umwami w'ikusi. Azamushyingira umukobwa we kugira ngo azanire ubwami bw'ikusi kurimbuka, ariko imigambi ye ntizuzura, ntabwo azahindura icyo gihugu. Hanyuma y'ibyo azahindukira atere ibirwa ahindure byinshi, maze undi mutware azashyira iherezo ku gasuzuguro yabasuzuguraga, ndetse azamugarurira agasuzuguro ke, ahereko ahindukirira ibihome byo mu gihugu cye bwite, ariko azasitara agwe ye kuzaboneka ukundi. Bukeye hazahaguruka undi mu cyimbo cye uzohereza umukoresha w'ikoro mu gihugu gifite ubwiza, nawe ntihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Bukeye mu cyimbo cye hazahaguruka umuntu w'isunzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara azihesha igihugu kwihakirizwa kwe. Ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Kandi nibamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaza yihinduye umunyambaraga nubwo azaba afite abantu bake. Mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akora ibyo basekuru na basekuruza batigeze gukora, agabanya abantu be imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigiriye inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga, azatera umwami w'ikusi atabaranye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama kuko bazamugambanira, ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura. Ingabo ze zizangara, kandi abenshi muri bo bazicwa. Abo bami bombi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Nyuma azasubirana mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azahakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba asubireyo arakariye isezerano ryera, kandi azakora uko ashatse. Ni koko azasubiraho yitaye ku baretse isezerano ryera. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amen. Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwa ari imbohe. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya nabo babariganya. Kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami ntazita ku mana z'abasekuruza,
cyangwa ku gushaka abagore cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose. Ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome, nuko imana y'abasekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro, kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa. Uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro, abahaye gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu ho ingororano. Nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera, kandi umwami w'ikasikazi azamutera ameze nka serwakira, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu abisandaremo nk'umwuzure w'amazi, agere no mu gihugu gifite ubwiza. Benshi bazatikizwa, keretse Abedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazarokorwa mu kuboko kwe. Nuko azabangura ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka. Ndetse azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa, Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamushagara. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, aveyo arakaye cyane, azanywe no kurimbura abenshi azabakuraho pe. Azabamba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ye, ntawe uzamuvuna. Igice cya 12 araga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumva igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Nuko gihe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi yo ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'imoso ku ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati, nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangira. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti, databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku munsi 1335. Nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Amen. Turarangije igitabo cya Daniyeli, igitabo kirimo ubuhanuzi bukomeye, igitabo kirimo amagambo meza ajyanye na twabivuzeho kare, Nebukadinezari, uburyo Daniyeli nanone yajugunywe mu rwobo rw'intare, ariko Imana ikamurinda kuko yari yanze gukurikiza amategeko, kuramya ibigirwamana n'iki. Imana iramurinda, ariko bandi bamureze babajugunye mu rwobo rw'intare, intare irabarya bose, ibasamira hejuru zirabarya. Rero dufite Imana ikomeye, dufite Imana ihambaye, dufite Imana ishobora byose, ntabwo ari ikigirwamana, ntabwo ari Bayali. Imana yacu ni Imana ihambaye, tuyiringire, tuyizere mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije.
dukomeze kuba hafi yayo, dukomeze kwikorera ngo dukore cyane muri ibi bihe turimo bitoroshye, dukomeze kuyiba hafi cyane, dukomeze gusenga cyane kurusha uko twasengaga mbere. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Shima Imana aho tugejeje, turagenda dusatira umusozo w'igitabo isezerano rya kera. Imana rero ibarinde, tuzakomeza ubutaha.